Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi twese utuboneze rwose, udukure mu gahe wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, uzubane natwe muri umwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere nkubere mikoro wivugire, kandi utwemerere uyu mwanya ube umugisha ntube impfabusa. Buri muntu ugiye kumvira ijambo rigira aho rimukura n'aho rimugeza, kandi rimuhindure rwose. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, n'abe ari twe yavuga izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Twongere duhere ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 23. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. 12. Nuko noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukore ibyaha kuko dutwarwa n'amategeko? Kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo. Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu ku bw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako, kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga imbuto zitari ibibakoza isoni ubu? Amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu ari zo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, niryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Murihangana ni rirerire, ariko niry'Imana yashyize ku mutima, buriya haba hari impamvu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Bene data, twagiriwe ubuntu. Imana yaduhaye ubuntu kugira ngo tubone ubugingo. Twari dupfuye rubi, twari twishwe n'ibyaha, twari turemerewe n'ibicumuro,
ariko Imana kubera urukundo yadukunze itwohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ikomeze ibiteho kandi Imana ikomeze ibagirire neza, ariko ubu buntu twahawe, ubu buntu twagiriwe, nimureke twe kubutesha agaciro, twe kubupfusha ubusa, ahubwo tujye tubuzirikana uko bwije n'uko bukeye, bitume tutajya mu ngeso mbi, bitume tudakora ibyaha, kuko ubu buntu twagiriwe ntabwo ari kubw'imirimo, ntabwo ari kubwo gukiranuka, ahubwo ni impano Imana yaduhaye kugira ngo hatagira uzirarira cyangwa hatagira uzirata ko ari kubwe. Imana ntabwo yigeze igendera ku mirimo cyangwa ku gukiranuka, ahubwo ni impano Imana yaduhaye. Bene data munkurikiranye, ndabinginga kugira ngo iyi mpano Imana yaduhaye twe kwipfusha ubusa. Turi abanyamahirwe, Imana itugirire neza, turi abanyamugisha. Oh haleluya, dushimye Imana ko yatugiriye ubuntu. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero ratubwiye ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo duti? Bene data, ntabwo dukwiye gukora ibyaha ngo nuko twagiriwe ubuntu. Ntibikabeho, ntabwo bikwiye. Iyo umuntu yagiriwe ubuntu bituma igihe cyose atekereza kuri iyo neza yagiriwe, umuntu agatekereza ku buntu yagiriwe, umuntu agatekereza ku rukundo yakunzwe, ubundi bigatuma haranira gukora icyiza. Bene data munkurikiranye, buri muntu wese naharanire gukora icyiza, buri muntu wese naharanire gukiranuka, buri muntu wese naharanire, oh haleluya, gukora iby'Imana ishaka, kuko urukundo Imana yadukunze ntirugira akagero kandi ntirondoreka. Imana yari ifite umwana wayo ari umwe w'ikinege, irangije iramuduha kugira ngo twiyunge nayo. Oh haleluya, ngo imaze kuduha umwana wayo ngo kugira ngo twiyunge nayo, ngo irangije iduha umurimo ngo kugira ngo tuyunge n'abandi. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo hari umurimo ufite, hari icyo ugomba gukora, hari icyo Imana igushakaho, hari umusaruro Imana igushakaho. Yaguhaye ubwo buntu, yaguhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo agucungure, irangije iguha umurimo wo kugira ngo uyunge n'abandi. Ugomba gukora ibyiza, ugomba gukora ibyo gukiranuka, ugomba kugira ingeso nziza kugira ngo n'abandi bahindukirire Imana, abatayizi bayimenye, abatayemera bayemere. Imana itugirire neza. Bene data, Imana rero idushaka twese dukora ibyiza kuko yaturemeye imirimo myiza. Nimureke ubuntu twagiriwe twe kubupfusha ubusa. Imana itugirire neza. Twapfuye ku byaha tuzukana na Yesu Kristo. Oh haleluya, twakijijwe urupfu rw'iteka, twari dupfuye rubi, ariko Imana kubera urukundo yadukunze itwohereza umwana wayo Yesu Kristo. Ubundi umwana wayo aratotezwa, arakubitwa, aterwa imisumari, abambwa ku musaraba kugira ngo ubone ubugingo, kugira ngo wongere ubeho. Oh haleluya, kugira nanjye nongere mbeho. Oh haleluya, umwana w'Imana aremera iyo mibabaro yose ayicamo. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo nimureke dukora ibyiza. Iyi neza twagiriwe tujye tuyitekerezaho, buri muntu wese ayitekerezeho, ubundi yirinde gusubira mu bibi kugira ngo tutongera kumubabaza. Imana itugirire neza, Imana itwite kandi Imana ikomeze itugenderere. Ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu bizapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Bene data, ntitwimike ibyaha mu mibiri yacu izapfa, kuko bene data nagira ngo mbabwire ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hano mu isi turacumbitse, ntago ari iwacu. Oh haleluya, turi gusiganirwa tujya mu ijuru, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbinginga ngo ntimwimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Ntimwumvire iby'amarari, ntimwumvire iby'imitima imibiri yanyu irarikira, ahubwo nimukora ibyo Data ashaka, nanjye nkora ibyo Data ashaka, kuko Imana n'ikidushakaho. Imana ntabwo yigeze iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nimureke dukore ibyiza, nimureke dukore iby'Imana ishaka, nimureke twirinde ikibi n'igisa nacyo, kuko twagiriwe ubuntu, kandi ubu buntu ntabwo twabugiriye kubw'imirimo kugira ngo atazagira uwirarira.
mureke kuwupfusha ubusa bene data, nanjye ndeke kuwupfusha ubusa kugira ngo tuzabone iherezo ryiza, kuko icyo Imana yari igambiriye kwari ukugira ngo uwizera uwo mwana ahabwe ubugingo. Haleluya, kugira ngo tutarimbuka. Imana rero iramuduha, kandi bene data nagira ngo mbabwire ngo ni ukuri ufite uyu mwana muri ufite ubugingo, ngo ariko udafite uyu mwana w'Imana nta bugingo afite. Mwene data nagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo umutunze muri we, umwimitse mu mutima we afite ubugingo, ariko utamwimitse mu mutima nta bugingo azabona. Niyo mpamvu mbinginga Kristo twahawe tumufate tumukomeze kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza, Imana ikomeze twiteho, ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Icyo Imana idushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Icyo Imana idushakaho ni uko tutimika ibibi mu mibiri yacu izapfa. Icyo Imana idushakaho ni ukugendera mu nzira nziza, kuko yaturemeye imirimo myiza, ntabwo yigeze iduhamagarira gukora ibibi. Mwene data nagira ngo nkubaze ngo nukora ibyiza ntabwo uzemerwa? Ntawe gukora ibyiza byishe. Nimureke dukora ibyiza kuko Imana nikidushakaho. Ngo nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko dutwarwa n'amategeko, ahubwo tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira? Muri imbata z'uwo mwumvira, uwo imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ese bene data, mushaka kuba imbata z'ibyaha zizana urupfu, cyangwa mushaka kuba imbata z'Imana zizana gukiranuka? Nimureke rero tube imbata z'Imana kugira ngo tuzabone iherezo ryiza, dukiranuke, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze twiteho. Haleluya bene data, ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana itugirire neza. Bene data, igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana, impano yo gukiranuka, ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Mwene data ndagira nkubwire ngo hitamo neza, uhitemo gukiranuka, uhitemo gukora ibyo Imana ishaka, uhitemo gukora ibyo Data ashaka, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, kuko igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Mwene data unkurikiranye, ndakwifuriza ko nawe uzabona ubugingo buhoraho, kuko Imana ijya kutwereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo twiyunge nayo. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro, ubwo twari babi, Imana yemeye ko umwana wayo utarigeze kumenya icyaha imuhindura kuba icyaha kugira ngo ubabarirwe, nanjye kugira ngo mbabarirwe. None mwene data, kubera iki uri gusubira mu bibi? Kubera iki uri gusubira mu ngeso mbi? Ntabwo bikwiriye. Kandi mwene data ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cyose umuntu azakibazwa. Wijya mu bibi, wisubira mu bibi, ubu buntu wagiriwe wibupfusha ubusa, ahubwo ukora ibyo Imana ishaka, ukora ibyo gukiranuka. Kandi icyo Imana idushakaho ni uko dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi byose tuzabyongererwa, ibindi byose biri mu biganza byayo. Imana, ubukire, icyubahiro biva ku Mana, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nako biva ku Mana. Niyo mpamvu mbinginga, mureke dushake Imana cyane, tuyegere, dukore ibyiza, dukore ibyo ishaka, kuko niki dushakaho bene data. Kandi reka mbabwire, Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege, yari mufite ari umwe, yabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Icyo usabwa ni ugufata Yesu Kristo ukamwimika mu mutima wawe, ukamugira uwa mbere mu buzima bwawe. Numwimika mu mutima wawe, ni ukuri ntabwo uzasubira mu ngeso mbi. Numwimika mu mutima wawe, ntabwo uzasubira mu bibi. Numwimika mu mutima wawe, ntabwo uzajya kubeshya, ntabwo uzajya gusambana, ntabwo uzajya kwiba, kuko umuntu ufite Yesu Kristo muri we, ni ukuri ntagendera mu bibi. Iyo amaze kukugera mu buzima burahinduka, imyitwarire irahinduka, imibereho irahinduka. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke abe muri mwe
haleluya, nimube muri we nabe muri mwe, nanjye abe muri njye, ni ukuri ntabwo tuzongera gukora ibi ukundi. Imana itugirire neza, Imana ikomeze ibiteho. Ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, mwakire. Igihe ni iki. Gukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, nta nubwo ari ukubura icyo ukora, ahubwo ni amahitamo meza. Mwakira kubera umwami wawe, akubera inshuti, akubera umujyanama, kandi muri Yesu Kristo tuboneramo ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uwizera uwo mwana ngo afite ubugingo, ngo ariko utumvira uwo mwana nta bugingo azabona, ngo kandi umujinya w'Imana uguma kuri we. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwizere Yesu Kristo. Utari wamwizera, mwizere, agufate ukuboko azakugeze mu ijuru amahoro. Mwizere, agukure mu gitabo cyo kurimbuka kwandika mu gitabo cy'ubugingo, kuko hano turacumbitse, hano ntabwo ari iwacu. Niyo mpamvu nkwinginga ngo aka kanya wumvira ijambo, wakire Yesu Kristo, kuko ejo ntuhazi. Umunsi niwo munsi wawe. Mwakire, mugendane, ni ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni, kandi ntabwo uzicuza kugendana nawe. Imana ikomeze bampera umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ntabwo ubuntu twagiriwe, ubuntu twahawe buduhesha uburenganzira bwo gukora icyaha. Mana igira neza, Mana ikomeye, duhe kuzirikana ubu buntu watugiriye uko bwije n'uko bukeye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo twabugiriwe ngo ntabwo ari kubw'imirimo, ngo kugira ngo hatagira uwirarira, ngo ahubwo ni impano waduhaye. Mana, iyi mpano waduhaye duhe kuyizirikana, kandi bitume iteka ryose dukiranuka ku gato no ku kanini. Abankurikiranye bahe kuzirikana ubu buntu bagiriwe, ubahe mwami Imana kubizirikana uko bwije n'uko bukeye, ubarinde kujya mu bibi, ubahe gukiranuka ku gato no ku kanini. Haleluya, ubahe gukora ibyo ushaka, kandi ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo, kuko aribwo buzakubona. Urakoze mwami, ngaho ukiza abarwayi, komeze wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, batarakumenya bahe kukumenya, badahinduka ubahindure. Izina rya Yesu Kristo, abafite intimba n'agahinda bahamore mu mutima, dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, biyereke, ubahe guheka. Urakoze mwami ko wabanye natwe muri uwo mwanya, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze bampera umugisha, kandi biteho bagirire neza, buri wese uko ayifuza ayibone, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo, kuko nibwo buruta byose. Naho ubutaha, bye.